Shimira urukundo rwawe rwinshi, turagushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho. Mwami, sitwe twagukunze mbere, niwe watwimenyekanishije, wadukuruje urukundo rwawe n'ineza yawe nyinshi, wadukuruje imbabazi zawe zitagira akagero. Wasanze twigaragura mu byaha, uravuga ngo nitubeho. Wasanze twigaragura mu ifata, turabo gupfa, turabo gukirwaho iteka, uravuga ngo nitubeho. Iki gitondo Mwami, twagaruwe no kugushima. Turi teraniro ry'abagushaka, turi teraniro ry'abafite inyota y'ibyawe, turi teraniro ry'abanyantege nkeya ariko bifuza kugwiriza imbaraga imbere yawe. Twaje nk'abana Mwami, twaje kwigwandika mu gituza cyawe kugira ngo Mwami uduhere ubuntu, kuko nta mirimo twabona twapresenta, yewe no gusenga kwacu ntiguhagije, no gukiranuka kwacu ntiguhagije, ariko mu mbabazi zawe ndagira ngo bari intambwe twateye tuza mu nzu yawe mukunzi mwiza, nuko tugufitiye inyota, nuko tugushaka. Nubwo Mwami twaba tugushaka mu buryo budakwiriye, ariko turagushaka, mitima yacu irakwifuza, tugufitiye inyota. Utwemerere Mwami w'abami, iri teraniro ribe ry'agaciro mu maso yawe, amaso yawe abe hano hantu, amatwi yawe abe ku byo dusaba, maze Mwami iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza. Ube wakiriye indirimbo twazamuye imbere yawe, ube wakiriye gusenga kose umuntu yazanye mu mutima we imbere yawe. Uwiteka we, maze wururuke natwe utugabire. Mwami, twaje kugutaramira, imibiri yacu hari ibindi twari kuyikoza, hari ahandi twari kuba turi, ariko twafashe uyu mwanya Mwami kugira ngo kubera igitambo kiguhumurira neza. Ndakwinginze Mwami w'abami, kugira ngo buri muntu wese wageze hano ntaze gutaha nk'uko yaje. Utwemerere mukunzi mwiza, dusohoke hano hantu tugwije imbaraga. Utwemerere mukunzi mwiza, uwinjiye arwaye asubirane amagara mazima, uwinjiye yihebye asubirane ibyiringiro, uwaje kuyoboza inzira ayihabwe. Erega ujye uvugira mu mitima yacu, tujya tumva conviction mu mutima, ijwi ryawe rituje rijya rituyobora mu nzira aho twari tuyobye. Mwami w'abami, umucyo mu maso hawe ukatuvira, ibyari umwijima bikabamo umucyo. Duhagaze mu mayira abiri tutazi decision yo gufata, ijwi ryawe rikavugira mu mitima yacu rikatubwira ngo iyi niyo nzira n'abariyo mufata. Sohoza ibyo byose Mwami wasezeranyije abagushaka, maze ineza yawe Mwami igumane natwe. Mukunzi mwiza, ndagushimira ko utuzi muri detaye. Umuntu ashobora kwinjira hano hantu atazwi n'umuntu n'umwe, nta n'umuntu uzi ibyo yarayemo, nta n'uzi ibyo amaze mu icyumweru, ariko wowe uratuzi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Mwami, utuzi no muri detaye, uzi Mwami ibyamubabaza, uzi ibyamunezeza, uzi ibyo akwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ntumusige, ubwo ugenderera abandi Mwami nawe ntumutambuke, umubanzeho ineza yawe, ucishe ikimenyetso cyo kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe. Ntudusiga Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega uri data, erega uri inshuti, waratubwiye ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Ese wowe ntuzarushaho gutabara, intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Mwami, tumaze iminsi dushaka mu maso hawe, twarabigerageje ko twari tubishoboye, utwemere ntuduhishe mu maso yawe. Udusange, uduhembure, udukize, uduhe kuryoherwa muri ubu buzima, mu gihe turi mu rugendo rugana mu kuzabana nawe mu bugingo budashira. Waratubwiye ngo nidusabe kugira ngo umunezero wacu wuzure. Mwami, byanezeza bishobora kuba bitandukanye n'ibyamunezeza, ariko ibyo byose urabifite mu kiganza cyawe. Amaboko yawe ntabwo ari magufiya unanirwe gukora, ufite imbaraga. Ijambo ryawe rirambwiye ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe, ntakikunanira. Ibyuzuye iki gihugu byose ni ibyawe, ibyuzuye isi yose byose ni ibyawe. Ikimukwiriye kitabonetse muri iki gihugu cy'u Rwanda wakimukurira kure ukakimugezaho, kitanariho wakirema, kuko urabishoboye Mwami w'abami. Uno umwihariko wawe wo guhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Ufite amahoro ahagije yakuzura imitima yacu twese, ufite ubutabazi buhagije watabara buri muntu. Urabifite ku bwacu, tugirire neza, kuko umugambi we kuri twebwe ni mwiza. Ibyo wibwira ko tugirira n'amahoro si bibi. Wamara ubukene bwose bw'umutima we, wamumara ubukene bw'ibyo kurya, wamumara ubukene bw'ibyo kwambara,
wamumara ubukene bw'ibitekerezo, wamumara ubukene agakundwa, wamumara buri kintu cyose yumva anyotewe, yumva akeneye. Ibyo byose urabibashije mwami w'abantu. Wakora mu marangamutima ukamwuzuza umunezero, wakora ku mwuka we ukawuhembura akumva ijwi ryawe, wakora ku mubiri we ukawukiza buri kimwe cyose kibabaje umubiri we. Ni wowe watubumbye mu nda z'abamama, utubumba gutya uzi ibidukwiriye kugira ngo umunezero wacu wuzure. Ngaho tugarukeho muri iki gitondo mwami, nongeye kwamamaza kurindwa ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa babo, barindanwe n'ibyabo n'ababo, barangiza uyu mwaka amahoro. Ibyo mwese Satani agambirira kuri bo biburizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo ushaka mwami aba ari byo bisohozwa. Mwuzuza amahoro yo mu mutima, mumara ubwoba bagendana. Mwibutse ko ingabo ziri kumwe nawe zikomeye cyane kuruta izimurwanya. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro. Mwuka wera twigishe, vugana natwe, dukoreho. Icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Mwagize neza kugaruka mu nzu y'Imana. Mwami Imana bibahera umugisha. Mwaramutse neza. Na amahoro Yesu araganje. Haleluya. Niba hatari n'amahoro haraba amahoro. Amen. Uyu mwami wacu arayafite ku bwacu twese. Haleluya. Turakomeje iminsi yacu yo gusenga. Mana ishimwe ni warabishoboye. Niba utarabishoboye kandi na n'uyu munsi ntabwo ari too late nkuko bavuga, ntabwo ari trotari. Watangirwa korana natwe iminsi 7 isigaye. Of course tuzagira icyo tukurusha kuko twatinzeyo, ariko ku Mana ntawamenya. N'abakozi ba saa 11 ngo bajya bahembwa nk'abatangiye mu gitondo. Uje n'umutima wawe wose wabona unatudepashije. Rero turakwinginze kugira ngo niba utarabanye natwe muri aya masengesho uyabemo. Gusenga n'umuryango ukinguriwe abantu bose, kandi cyiza nta rendezvous bisaba, ntago bisaba umuntu guca ku bantu bakomeye. Imana ni Data, ni umubyeyi, ihora turamburiye amaboko, yifuza ko abana bayo baza bayisanga. Haleluya. Turi mu masengesho y'iminsi 21 nkuko twabisezeranye nk'itorero. Dusigaje iminsi 7, tuzayasoza ku cyumweru itariki 15. Ndakwinginga kugira ngo uyinjiremo niba utayarimo, kandi niba uyarimo uyakomeze. Umwami Imana ntazabura kukugirira neza. Haleluya. Dufite gahunda kandi yabashakanye ku mugoroba, murabizi ntituze gukererwa. Hari abandi benshi batubwiye ko saa 7 bataboneka, twiyemeza gutangira saa 8 zuzuye. Saa 8 zuzuye rero turaba dutangiye kuri Hotel Moria. Ibisabwa murabizi, kubera ko tuba tugomba gusangira, bisaba ko abantu bishyura amafaranga. Inyigisho ntizishyuzwa, ariko kugira ngo dusangire tugire ubwo busabane abantu batanga amafaranga. Rero niba utarabonye umwanya wo kuyatanga, waza kureba Mama Clotilde hanyuma ukabirangiza kugira ngo bize kugenda neza. Umwami Imana abahe umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 murongo wa 16 tugeze kuri 18. Yakobo 5. Kandi Imana ibaha umugisha mwese mukora umurimo w'Imana kuri iki gicaniro. Haleluya. Abakora ibizwi n'abakora ibitazwi, hari imirimo itamenyekana. Urugero niba udusengera kugira ngo tubashe gukomeza gukora umurimo w'Imana, ibyo bishobora kutazamenywa n'umuntu n'umwe, ariko Imana yirabizi. Haleluya. Ugatanga umwanya wawe kugira ngo usenge, ukore repetition, ukore isuku mu nzu y'Imana, twicare tuguwe neza. Buri murimo wose ukora mu rugo rwa Data, Imana yo mu ijuru biguhera umugisha. Haleluya. Nitudacogora tuzahabwa ingorano zitandukanye niza bicaye gusa. Abantu bamwe bajya bavuga ngo icyangombwa nuko ngerayo. Turifuza kugerayo tujyanye n'iminyago myinshi. Haleluya. Imana idutije amagara mazima, nta mpamvu tutayakoreshereza mu nzu y'Imana. Reka dusome Yakobo gatanu 16 tugeze kuri 18. Turaganira ku magambo avuga ngo gusenga kuzana itandukaniro. Haleluya. Yakobo 5:16 tugeze kuri 18. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete.
dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Haleluya. Gusenga kuzana itandukaniro. Yesu ashimwe cyane. Gusenga kuzana itandukaniro. Ubuzima bw'umuntu usenga n'udasenga bizatandukana rwose. Ushobora kumbwira uti se ko mbona ntaho dutandukaniye turasa, ko mbona abasenga n'abadasenga twese dusa, bitandukaniye hehe? Ariko nagira ngo ko umuntu wese usenga, gusenga kuvuye mu mutima, byanze bikunze hazabaho itandukaniro. Haleluya. Kuko twebwe tutabasha kubireba. Iyo turebye inyuma abantu bari mu nsengero, abantu barimo bagenda hirya no hino bajya gusenga, twese tubona basenga, ntago tuba tuzi itandukaniro. Ariko gusenga ndimo mvuga kuzazana itandukaniro no gusenga kuvuye mu mutima. Haleluya. Guterana bitandukanye no gusenga. Umuntu ashobora guterana ariko adasenga bivuye mu mutima. Ashobora no kugira ikibabaje amasengesho yo kumunwa ariko atavuye mu mutima. Haleluya. Umuhanuzi Yesaya bivuzeho, avuga amagambo agoye cyangwa se ababaje mu gice cya 29 na Mariko 7:6-7 na Matayo 15 ndibaza. Aravuga ngo basenga ku munwa ngo ariko imitima yabo ikamba kure. Simvuga uko gusenga. Haleluya. Twebwe abantu tubirebeye inyuma twabona abantu bose basenga, ariko Imana niyo imenya ngo baransenga n'amagambo ariko n'imitima irahari. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni Imana yonyine yabasha kujajinga, ni Imana yonyine yabasha guca urubanza ikavuga ngo uyu muntu ndamufite wese. Ariko twebwe turebeye inyuma ntago twabimenya. Ariko icyo tuzamenya ni iki? Itandukaniro ryo rizagaragara. Haleluya. Rizagaragara byanze bikunze. Gusenga rero kujya kuzana itandukaniro. Amen. Abantu bose basenga n'umutima wose, bashaka Imana n'umutima wabo wose. Haleluya. Bazagira itandukaniro bakiri na hano mu isi. Nta hantu bazahurira n'abadasenga. Yesu ashimwe cyane. Gusenga kwawe ntago gupfa ubusa. Iri jambo twasomye muri Yakobo riratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo yasenganye umwete. Bakongera bakatubwira ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Isura byemera ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Icyazanye itandukaniro ni ikihe? Nuko Eliya yasenze kandi agasengana umwete. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko asenga cyane asaba ko imvura itagwa, hanyuma imvura irahagarara. Murumva hatari mu itandukaniro hagati ya Eliya natwe. Icyazanye itandukaniro si ikindi, ni ugusenga. Haleluya. Biza bindi bikoreka kugira ngo imvura igwe. Gakeya twize mu ishuri turakazi. Mu nyanja ubushyuhe buraza bugakubita ku nyanja, amazi akagira gute, agahinduka vapeur, akajya mu kirere, bigakora ibicu, imvura ikagaruka. Iyo cycle izana imvura ntabwo yari yavuyeho, ariko gusenga k'umukiranutsi. Haleluya. Guhindura ibihe. Imvura irahagarara kubw'amasengesho y'umugabo urimo gusengana umwete. Niki cyazanye itandukaniro hagati ya Eliya natwe? No gusenga. Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko gusenga kwazanye itandukaniro. Na n'uyu munsi abantu bitanga mu gusenga bazagira itandukaniro. Haleluya. Imisengere yabo izagira ibintu ihagarika, igire n'ibindi izana. Iyo dusoma ubuzima bwa Eliya muri cya gitabo cy'Abami, ntago batubwira muri detail uburyo yasenze, ariko hano muri Yakobo barabitubwira ngo yasenganye umwete. Yesu ashimwe cyane. Hari declaration yakoze ku mwami Ahabu, aramubwira ngo manuka wihuta kuko imvura igiye kugwa, ariko arangije aragenda arasenga. Haleluya. Uyu munsi turi mu gihe kitoroshye aho tuvuga tukatura ibyiza ariko ntitugira umwanya wo gusenga. Ibyiza watura nutabiherekesha amasengesho uzarinda usaza utabituyemo, ariko nubiherekesha amasengesho ibintu bizahinduka. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ko umuryango wo gusenga ukinguriwe abantu bose, abize n'abatarize, abatunze n'abadatunze, ariko umwanzi wacu arabizi, niyo mpamvu abirwanya yivuye inyuma. Yesu ashimwe cyane. Arakubwira ngo kizwa ariko ntukabye, jya mu materaniro ariko si ngombwa gusenga. Biriya bintu barimo bavuga ubwo batangaza amasengesho y'iminsi 21, buriya nibyo abantu bajya bayobora gahunda. Buriya ni pastor urimo kubivuga, wenda na ba Oliva, wenda n'abajya bavuga ubutumwa bwiza, ariko si ibyo abantu bose. Nagira ngo ngire ko ari ibyo abantu bose. Haleluya. Gusenga kwawe kuzazana impinduka, kudasenga kwawe kuzakereza impinduka wagombaga gukora. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Abafite ubuzima busenga ntibasenga kuko babonye umwanya, barawurema.
muranyumva nshuti z'Imana? Yego rwose. Haleluya. Abafite ubuzima busenga ntago basenga kuko babonye umwanya, barema umwanya mu nshingano bafite bagakuramo umwanya bagasenga. Nutegereza gusenga wabonye umwanya uzarinda usaza utawubonye. Iyi si itugize busy, iraduhugije, turasiganwa, turashaka imibereho kandi ntacyo bitwaye, ariko umuntu ashobora kubigendanisha kandi bigakunda. Haleluya. Imibereho akayishaka ariko akanasenga. Ntabwo iyi si uzayishobora nutagira ubuzima busenga ku giti cyawe. Uzaba umukristo uterana, twishime kuko urusengero rwuzuye, ariko bigarukira aho ngaho. Impamvu tudafite impinduka igaragara uyu munsi mu bakristo, impamvu tudashobora gukora ibintu nk'ibyo yari yakoze, nuko nta mwanya duhaye gusenga. Imana itubabare kandi tugirire ubuntu. Imyaka maze mu gakiza, iyo nza kuba narayisengesheje neza uko bikwiriye, mba ndi umugore utandukanye n'ubundi w'uyu munsi. Uri muri bazo bose niba afite ubukererwe none ngewe meze nte, nyine nawe urabyumva. Imana yo mwijiri tugirire ubuntu. Haleluya. Haleluya. Abantu basenga bazakurusha kwera imbuto zikwiriye abihannye, bazabikurusha. Bazagwiza umwuka w'Imana muri bo, hanyuma bene imbuto zikwiriye abihannye. Abantu badasenga bazagumana imirimo y'amakamere nubwo baba bamaze imyaka 10 ari abakristo. Haleluya. Umuntu usenga azakurusha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Uzamusangana kwihangana, uzamusangana ubugwaneza, uzamusangana urukundo rutarobanura. Haleluya. Ikindi uzamusangana imbaraga hejuru y'icyaha. Umuntu nadasenga icyaha kizahora kimubasha. Biradukomangira igitondo n'umugoroba kandi ntabwo birobanura. Rirya rari rikomanga iwawe n'iwacu rirakomanga. Ariko igituma bamwe bagwa abandi ntibagwe nuko bamwe bagwije imbaraga zo gusenga. Bibiliya ambwira ngo Yesu nawe yarageragejwe nkuko abantu bose bageragezwa, ariko we ntiyigeze agwa. Haleluya. Twakwitegereza ubuzima bwe tugasanga buri joro yararaga asenga. Bibiliya yaduhishe uburyo yasengaga. Bibiliya yaduhishe icyo yavuganaga n'Imana, ariko yadushishuriye kimwe kandi kiduhagije. Buri joro ngo yararaga asenga, bwacya mu gitondo akajya kwigisha abantu no kubagirira neza. Isi arinda yivamo ataguye. Haleluya. Iyo umuntu yabaswe n'ubuzima bw'icyaha agera igihe akavuga ngo nta bakiranutsi babaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo hari ikintu cyakunaniye kandi usenga kandi uterana, reka mbyite guterana. Iyo hari ikintu cyakunaniye kandi uri umukristo uterana, ugera igihe ukibwira yuko n'abandi bantu bose byabananiye. Iyi si ifite abakiranutsi. Haleluya. Barahari mu ngero z'imyaka yose. Harimo abasore bakiranuka, harimo abakobwa n'abagore n'abagabo bakiranuka. Niba byarakunaniye uyu munsi winjira mu masengesho ushaka Imana, uraza kugira imbaraga zo kubibasha. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yabaho atiyanduza. Birashoboka ko umuntu yabaho atangana. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Yadukinguriye uwo muryango kugira ngo twese twinjireyo. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Abantu basenga bazakurusha amahoro menshi yuzuye mu mitima yabo, kubera ko iyo dusenze dutindana n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Ubwoba bw'imibereho bugashira, umutekano ukagwira mu mitima yacu, tukagira amahoro menshi no kunyurwa kwinshi. Haleluya. Kubwo gutindana n'ishobora byose ikwanduza ibyiza byayo, igusiga ibyiza byayo, ukagira amahoro menshi mu mutima. Igituma abantu bahangayika no kubera ko tudatindana n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Imihangayiko y'isi irahari kandi iratuzengurutse. Nongere mvuge ngo ikomanga iwanyu, ikomanga ni wacu. Bibiliya irambwira ngo nta kibazo kitari rusange mu bantu. Burya na cya kindi ufite ni rusange mu bantu. Muri Afurika kirahari, mu Rwanda kirahari, Kigali kirahari, mu Burayi kirahari. Nta kibazo cy'umwihariko ufite, ariko ibituma umuntu agumana amahoro yo mu mutima n'ugutindana n'Imana. Haleluya. Ukagira amahoro menshi atemba nk'uruzi, ukabibamo nk'aho bidahari, atari ibyo wigirisha, kuko watindanye n'Imana ikagwa ku mbaraga zayo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo twakurikiye witwa Kristo nta na rimwe yigeze ahangayika. Yesu ashimwe. Haleluya. No hafi y'urupfu ntiyigeze ahangayika. Amen. Ikintu giteye agahinda nuko abakristo ba none ubwoba butumaze, nyamara umugabo twakurikiye atarigeze agira ubwoba n'umunsi wa rimwe. Haleluya. Igihe kimwe Pilato yaramubwiye
ngo se ngo ntabwo uzi ko mfite ububasha bwo kukwica no kugukiza, bwo kukubamba no kwanga ko bakubamba. Haleluya. Aramusubiza Yohana 19:11 ngo ntiwagira ububasha bwo kugira icyo ntwara utabuhawe bivuye mu ijuru. Uwo niwe mugabo twakurikiye. Haleluya. Yarari hafi yo kubambwa, yakaba yafite ubwoba bw'urupfu, ariko aramusubiza ngo ntiwagira icyo basha kuntwara utagihawe kivuye mu ijuru. Haleluya. Abatindana nawe bagira amahoro menshi, bamenya neza ko Satani ntacyo yabatwara Imana itabyemeye. Reka tumwikomezeho. Haleluya. Shaka umwanya muri gahunda zawe, shaka umwanya wo kwihererana n'Imana. Oh haleluya. Ntacyo kuzimu yabasha kuntwara atabihawe n'ijuru. Nukuvuga ngo icyangeraho nuko Imana iba yabye. Niba ntarangaye mfite ubuzima bubana n'Imana, ikingeraho Imana yagisuzumye, yagishyize mu kayunguruzo, iravuga ngo iki ngiki ngiye kwemera ko kimugeraho, kirasiga gikomeje amaboko ye. Haleluya. Kirasiga kimwongeye kwegeranaga n'Imana, kirasiga kimwongereye kwizera. Erega hari ukwizera utazasoma muri Bibiliya, hari ukwizera utazigishwa n'umuntu, hari ukwizera uzimenyera uciye mu kibazo ukabona nikikwishe. Haleluya. Ugaca mu muriro ukabona nugutwitse, ugaca mu mazi menshi ukabona ntagutembanye, wasohoka hariya hakurya ukabutandukanye natwe tutaciye muri icyo ngicyo. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Aragikwiriye umwami w'abami. Oh haleluya. Nshuti z'Imana, gusenga ntago ari umwanya upfuye ubusa. Gusenga ntago ari iby'abaswa. Tugeze mu gihe abantu batekereza ko gusenga ari iby'abashomeri n'abaswa batagira amafaranga n'abaswa batagira za diplome. Ako cyaduha abanyabwenge bakanasenga n'abanyamafaranga bakanasenga. Haleluya. Abantu basenga bazakurusha impano zaka. Haleluya. Impano ni ikintu umuntu ahabwa atagikoreye. Mu nyumveshiti z'Imana, impano, imihamagaro, ibi bintu byose Imana idushyiraho ntabwo tuba twabikoreye, suko tuba twabisengeye. Ni Imana idesida ikagena mu bumana bwayo, muri sovereignty yayo, ikavuga ngo kanaka muhaye impano yo kugira gutya na gutya. Abantu ku isi yose bafite impano, ariko kugira ngo impano zake n'abantu basenga. Icyakubwira impano zisinzire muri wowe, icyakubwira umumaro wagira mu gihe cya none, icyakubwira umumaro wagira mu bwami bw'Imana. Impano z'abantu benshi zarasinziriye. Igituma zaka twazireba tukumva turazifuje nuko abo bantu baba batindanye n'Imana. Haleluya. Aya majwi meza mufite bana banje, mwagerana n'Imana kure. Haleluya. Ariko abantu baririmba bikagera kure bikazana impinduka n'abantu batindana n'Imana. Ntago ari amajwi gusa. Imana itugirira ubuntu kandi tugwiriza imbaraga muri iki gitondo. Nanjye ndabikeneye. Turacyari ku rwego rwo gusogongera gusa, ntago turasenga, kuko iyo dusenga byari kuba bizwe muri iki gihugu, byari kuba bigaragara, umusaruro wari kubugaragara. Imana ikugenderere kandi nanjye ntisige. Haleluya. Abantu basenga kandi bazakurusha kumenya icyo Imana ivuga. Amen. Bazakurusha kumenya icyo Imana ivuga. Bazamenya icyo Imana ibavugaho batarinze kubaza abantu. Narimvuze ngo batarinze kubaza abantu. Haleluya. Batarinze kujya kuraguza no kujya gushaka umuhanuzi w'ibunaka. Abantu batindana n'Imana, Imana iravuga. Yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ese niba uri uwo mu ntama zayo kuki utaryumva? Umuhanuzi akaza aje gukofirima icyo wavuganye n'Imana. Ubunebwe bwo kudasenga buteye abantu kwirirwa babaza, babaririza, wono umwuka w'ubupfumu. Imana itugirira ubuntu. Umuntu utindana n'Imana azakurusha kumenya icyo Imana ivuga. Imana iravuga muri Bibiliya, Imana iravuga no mu zindi details zirenze Bibiliya. Haleluya. Kuko hari igihe uhagaze mu kintu, nanjye uvuga ngo kitanditse muri Bibiliya, ariko nshatse nanabivuga. Hari igihe uhagaze muri situation, washakisha imirongo ya Bibiliya ivuga kuri iyo situation ntuyibone. Muranyumva nshuti z'Imana? Ugashakisha ikintu kivuga kuri ibyo bintu muri Bibiliya, wenda ukabibona in general, ariko ukaba ukeneye detail zikubwira neza neza icyo wakora. Hanyuma Imana igaseruka ikakubwira. Haleluya. Iravuga, iracyariho naho yagiye, ariko abantu bari busy. Imana idutabare kandi tugaruke muri iki gitondo. Haleluya. Abantu basenga kandi nimuca mwembi mu bihe by'ibibazo ntago muzasa. Bafite imbaraga zo kwikomeza kuwiteka. Abamama, haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Abamama basenga bazatandukana n'abadasenga. Abadasenga bagira urusaku rwinshi, ibibazo byabo bizwi ku isoko, bizwi mu rusengero, bizwi muri quartier, baratabaje. Ariko abamama basenga bavugana n'Imana. Haleluya. Ibizabo babibwira Uwiteka. Mushobora kuba muhagaze mu kibazo kimeze kimwe, ariko umuntu ubana n'Imana akikomeza kuwiteka akatambuka ntacyabaye. Haleluya. Undi kikamusigarana, kikamuhitana, kikamuvana mu byizerwa, kabihirwa muri uru rugendo, ariko bikomeza kuwiteka. Oh haleluya. Barahatambuka. Mu bibazo ntituzasa. Niba usenga undi adasenga, mu bibazo ntago tuzasa. Uzasiga urusaku inyuma yawe, uzahasiga ibaba, niko bavuga. Ariko abantu basenga bazasohokana ubuhamya hariya hakurya, bazasohokana amashimwe hariya hakurya, nta nduru basize inyuma yabo. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Mu bihe by'ibibazo abasenga n'abadasenga ntago bazasa. Abasenga bafite imbaraga zo kwikomeza kuwiteka kugeza igihe baboneye ubutabazi. Haleluya. Abantu basenga kandi ntago batungurwa. Munyemerere nkavuge. Haleluya. Impamvu badatungurwa, imyuka yabo iba mu nama z'Uwiteka. Yesu ashimwe. Ntago nabivugaho cyane kuko ntabizi cyane, ariko Uwiteka nawe agira board. Murabizi ibigo bikomeye biba bifite board. Abantu bakora inama bakagena ibintu, rimwe na rimwe bakagena ibintu bakagenera abakozi bo hasi batazi ibyavugiwe mu masikini, uwo birukana bakamwirukana, uwo bapromotinga bakamupromotinga muri board y'ibigo bikomeye. Imana nayo igira board. Haleluya. Yeremiya 23:22. Wanuze bwa Yeremiya 23:22. Harambwira ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, iyo baba baraje hehe muri board yanjye. Haleluya. Ikiza cy'iyi board cy'inama, abantu bose bemerewe kwinjirayo. Haleluya. Ariko hari ikibuza abantu kugerayo, ni icyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Bodi y'ikigukoreramo ushobora kuba utari mu bantu bayijyamo. Yesu ashimwe. Ushobora kuba umuntu wo hasi utari mu badesida, ariko iyi bodi y'umuremyi w'ijuru n'isi yemerera abakiranutsi ko bayinjiramo. Haleluya. 23:22 harambwiye ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, ni ukuvuga ngo ufite amahirwe yo kwinjira mu nama z'Uwiteka. Haleluya. Narimvuze ngo abantu basenga ntibatungurwa, kuko izi nama z'Uwiteka imyuka yabo igerayo. Haleluya. Iteranira muri iyo board. Ngiyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Ni ukuvuga ngo abahanuzi bari mu kubwirwa n'abahanuzi bahanuye batavuye muri board y'Uwiteka, batavuye mu nama y'Uwiteka, babihanura uko babishaka bitandukanye n'ikimana ivuga. Haleluya. Hari abantu benshi bicaranye Imana yaravuze batari siri 100% ko ari Imana yavuze, ari umuntu wavuze. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu yakubwiye ngo Imana irambwiye ngo, ubwirwa n'iki ko ari Imana ivuze cyangwa ko ari uwo muntu uvuze? Mubibwirwa n'iki? Mwizera kuko ari umukozi w'Imana, kandi ahabanira n'Imana ye muba mudahari. Muhari se? Aramutse yaraguye bitaramenyekana ntabyo wabuzi. Aramutse ari umubeshyi kereka byamenyekanye ntabyo wabuzi. Dukeneye twese kwiyinjirirayo mu nama y'Uwiteka. Haleluya. Umuntu yakubwira ukumva kirahamanya n'icyo usanganywe mu mutima wawe. Birashoboka ko yakubwira wenda icyo udasanzwe uzi, ariko mu minsi mike kubwo gusenga Imana ubwayo ikagukonfirma. Haleluya. Nawe ushobora kwicara ku bintu ngo Imana yaravuze atari Imana yabivuze, kubera ko wanje kuza ufata umwanya winjire muri iyi nama twese tudahejwemo. Muranyumva nshize Imana? Haleluya. Turacyakundanye. Nisha amasezerano yanyu mwicaranye. Hari umugani w'ikinyarwanda ntibuka ukuntu uvuga, niba uvuga ngo aho kwizera umutogoto w'inkono, ndavuga ngo iki? Arwandusha wakwi.
ku ijambo rya nyirayo. Aha, haleluya. Aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo rya nyirayo. Biravuze ngo hari amasezerano amwe abantu bagendana ameze nko kureba wa mutogoto w'inkono, kuko ntibigeze bashaka ijambo rya nyiramasezerano. Haleluya. Nuvuga ngo umuntu yitekeye ibyo kurya, amaze kubyitekera ntacyo yakubwiye ko ari buguhe, ariko urimo urabireba, urimo urabibarira uti biri bushye tu, ariko ntibavuganye na nyirabyo. Haleluya. Inama z'Uwiteka ziradufungukiye twese. Tureka kwicara ku masezerano tutazi niba ari ay'ukuri cyangwa atari ay'ukuri. Muri bodi y'Uwiteka twemerewe kwinjirayo. Haleluya. Ngiyo baza kuba baraje mu nama zanjye, aduha karibu mu nama ze. Baricara, niba bicara niba bahagarara nako simbizi ko bameze, ariko baradesida bakavuga ngo tugiye gukora ikintu iki n'iki, kanaka tugiye kumugirira neza, yarasenze cyane, tugiye kunyuranya ibihe ku buzima bwe. Abasekuruza be bari barakoze ibi n'ibi n'ibi bituma Satani yigarurira umuryango wose, ariko habonetse umusore, habonetse umukobwa usenga, tugiye kunyuranya ibihe kuri uyu muryango. Haleluya. Mu nama z'Uwiteka bakavuguruza ibi, katumuha icyubahiro. Haleluya. Aragikwiriye umwami w'abantu, n'umugira neza. Tekereza umuntu ukuzi n'intege nke zawe, ariko ntiyange ko winjira muri bodi ye. Muri bodi z'ibigo bikomeye hari ukuntu utahagera kuko utujuje ibisabwa. Amashuri ntashyitse, experience ntizishyitse, nta bindi bigo bikomeye wayoboye, bafite impamvu nyinshi zo kukubuza kwinjira. Barakureba n'inama zawe bagasanga ni ngufi cyane ntacyo zabamarira. Ariko mu nama y'umuremyi w'ijuru n'isi, haleluya, atwemerera twese. Icyo yanga ko kijyayo ni kimwe, ni icyaha. Imana yacu dutabare. Haleluya. Haleluya. Ubuzima budasenga bumeze nko guhabwa imfunguzo zikingura inzu ubikiwemo ibyiza byose, ariko izo funguzo ukazifata ukanga gukingura inzu. Muranyumva shiti z'Imana? Ubuzima budasenga bumeze nk'uko umuntu yaza akaguhereza urufunguzo, akakubwira ngo urufunguzo rufungura inzu yanjye iri Nyarutarama, akaba ariho mvuga. Haleluya. Iyo nzu uyibikiyemo ibyiza byose, nugerayo uzafungura wiserve buri kintu ushaka. Ubuzima budasenga bumeze nko kugumana izo funguzo ukagira ubute bwo kujya kuri iyo nzu, ukavuga uti nubwo birimo ariko ndumva nifitiye ubute ko kuvuga nijoro, ndumva nifitiye ubute ibyo bintu byo kwiyiriza. Kwanza ntago scientifique vraiment birimo n'ubwenge, ndarwara igifu. Ubwo buzima bwo kwirirwa ngo nakingiranye ndasenga, mfite ibindi bintu nakabaye nkora by'inama, mfite telefoni z'akazi ngomba kwitaba, ufite urufunguzo ariko wanze kujya gufungura, niko ubuzima budasenga bumeze. Muranyumva shiti z'Imana? Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 murongo wa 19 no 21. 10:19-21 harabwira ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Nkunda Bibiliya. Nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Barabihamya, barabishimangira. Amen. 21 ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Haleluya. Ariya barokore tutize twihumuriza tukavanga Imana yabisha abanyabwenge, ntago ari ubwenge bwo mu mashuri, ni mu bushake. Abajene ni mwige, abagifite amahirwe yo kwiga ni mwige. Haleluya. Yego. Hari abapasiteri batize, umura nanjye ndi muri abo ngabo. Hari abapasiteri batize bafatira ijambo bakaricurika. Ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ibisuko ubwenge bwo mu ishuri n'ubuhanga bw'isi cyangwa ubumenyi ni mu bushake aho mufite uburyo. Haleluya. Ariko bameze nk'abana batoya, n'abantu bafite imitima ishaka Imana, n'abantu bizeye Imana nk'abana batoya. Iki jambo ry'Imana rivuga baracyakira nk'abana batoya. Haleluya. Yesu ngo yishimira mu mwuka, aravuga ngo ndagushimira ko ibi bintu wabihisha abanyabwenge n'abahanga, abishingikije ku bwenge bwabo warabibahishe, ubishurira abantu bameze nk'abana batoya, bafite umutima wakira ubwami nk'abana batoya. Haleluya.
Yesu aravuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Muri Matayo 16:19 haravuga ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Umva uko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga. Iravuga ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, icyo uzaboha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru. Munyumve neza, ninde wabanje kuboha? Ninde wabanje kuboha? Ni umuntu. Haleluya. Ninde? Ni umuntu. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, icyo uzaboha ku isi wowe nanjye abantu, icyo uzaboha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru, kandi icyo uzabohora ku isi kizaba cyabohowe n'Imana mu ijuru. Haleluya. Tekereza imfunguzo dufite tutarimo dukoresha. Ubuzima budasenga umeze kwa kundi. Umuntu afite imfunguzo zifite ahantu zimwinjiza, azakura ibyiza byose abicyo hano ku isi, azakura imbaraga zimuherekeza mu rugendo, akazarangiza amahoro ataguye atabivuyemo, azakura imigisha yose Kristo yamufatiye, ariko urufunguzo yagize ubunebwe, yanze gufungura. Imana itugirira ubuntu, kandi muri iki gitondo itwuzuza inyota yo gusenga. Haleluya. Haleluya. Abafite ubuhamya bw'ibyo Imana yigeze gukora mu buzima bwabo, hari ibintu twahawe no gusenga. Haleluya. Hari ibintu duhabwa n'abantu, hari ibintu duhabwa n'ubwenge bwo mu ishuri no gushyigikirwa n'abantu, ibyo birahari kandi nabyo bifite umumaro wabyo, ariko hari ibintu duhabwa no gusenga. Haleluya. Umugisha wo mu mwuka mfite, umugisha wo mu mwuka hari igihe wimanifesta mu mubiri ukagaragara, hari n'undi mugisha wo mu mwuka tuba dufite umubiri utagaragara. Twebwe ubwacu n'Imana yacu tuziranyeho. Haleluya. Umugisha wo mu mwuka mfite wose nawukuye mu gusenga, ariko sindasenga bihagije, nanjye ndacyari mu gusogongera. Nimuze dushaka Imana. Haleluya. Imana idufitiye byinshi, Imana yadukoresha ibintu bitangaje, Imana yatwiyereka birenze ibyanditse muri Bibiliya. Cyangwa umwuka w'Imana akagukoraho. Haleluya. Akakuvugisha, akagusigamo inyota iri bukunyeganyeze, ugasohoka mu byo umazemo iminsi. Haleluya. Yesu aravuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Abantu basenga bafite ukuntu bashinganye. Mwibuka ko ndimo kuvuga ya masengesho akomoka mu mutima w'ukuri, mu mutima utaryarya. Nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Satani yahaguruka, ingabo ze zahaguruka, abagizi ba nabi bahaguruka, inama mbi z'abantu zahaguruka, ariko uyu muntu nta kintu byamutwara. Oh haleluya. Imana yacu tugire neza. Gusenga kujya kudukorera udutendo. Udutendo muratuzi? Kujya kudukorera operations. Mu gisirikare nibwo bavuga ngo bagiye muri operation ahantu. Siko bavuga. Muri bafite amakuru yizewe. Mu gisirikare bajya bavuga ngo bagiye muri operation ahantu. Gusenga bijya bidukorera mwene izo operations, ahantu tutagejeje amaboko yacu, ahantu tudafite ikimenyane kitugezayo. Muranyumva nshuti z'Imana? Gusenga, umusore usenga azatandukana n'udasenga. Umuntu ufite ubuzima busenga azatandukana n'udasenga. Bizamukorera hakurya aho amaboko y'abantu atagera, bizamuvuganira, bizamuhishurira ibintu byakozwe aho amaso asanzwe atabasha kugera, aho amatwi atagera ngo yumve. Gusenga kuzabimuhishurira. Haleluya. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 umurongo wa 8 tugeze kuri 12. Uze gusoma iyi nkuru yose, ni inkuru iryoshye. Igitabo cya kabiri cy'Abami 6:8 tugeze kuri 12.
haravuga ngo muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Umurongo wa 9, ariko umuntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanuka kugutera. Uyu muntu w'Imana ntari mu nama z'Ibwisiriya, ntabwo ariyo. Umwami yakoranyije inama n'abagaba b'ingabo ze n'abasirikare be n'abajyanama be, baragambirira bari ukwabo. Nta mutasi w'Abisiraheli wabinjiriye, oya, bari bonyine. Ariko uyu mugabo ubana n'Imana arimo arumva inama zabo atarinze kujyayo. Haleluya. Ngo umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Haleluya. Gusenga kuzagukiza si rimwe si kabiri. Ngo ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Mbese nta cyitso dufite muri twebwe? Haleluya. Bivuye ku mugabo uvugana n'Imana, yibwira ko hari icyitso cyabinjiriye. Ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira muri chambre, mu murere niba ari mu murere. Ariko yaramubwiye ngo uyu mukozi w'Imana bafite, uyu Elisa ni umuhanuzi wo muri Isiraheli, niwe ubwira umwami we, umwami wa Isiraheli amubwira amagambo wavugiye mu cyumba. Oh haleluya. Mwarese tugasenga nshuti z'Imana, Imana ikadukorera udutendo, tudakeneye kugerayo, tudakeneye kuhaba, tudakeneye batuvuganira. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana byagendaga gute? Elisa byagendaga gute? Yabaga yaraye mu nama z'Uwiteka, Imana ikamubwira ibyavuzwe mu ibanga ryo kurwanya igihugu cye. Imana nitugirira ubuntu, iduha abagore n'abagabo basenga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Mu itorero rya Kristo Imana igarura abantu bafite inyota yo gusenga, ari nta kindi bashaka, bifuza kwicara muri ziriya nama z'Uwiteka ngo bumve icyo Uwiteka avuga, icyo avuga ku gihugu, icyo avuga ku buzima bwacu. Haleluya. Mwari muzi ko ibi bintu n'uyu munsi byashoboka? Urangajwe n'iki? Niki gifite agaciro ku buzima bwawe kuruta kwiyumvira ijwi ry'Imana? Sindimo mbabwira kunebwa, kwanza abantu babanebwe burya ntibanasenga. Umuntu wananiwe n'akazi burya ntanasenga, ntibazababeshye ngo ugenje kuba full time, kandi ubwo ku kazi wakoze amanyanga nka miliyari, none nguje kuba full time. Imana ihamagara abakozi. Yesu ajya guhamagara abigishwa, yarobanuye mu bantu yasanze baroba, nta muntu n'umwe Yesu yigeze ahagarara yasanze yicaye. Hari umunebwe yahamagaye? Umuntu uza mu murimo w'Imana kubw'ubunebwe arabeshya, arabeshya, ntari icyo ari bumare. Imana niguhamagarira gusenga, uzasengana umwete, uzabura umunyamwete, ntabwo uzabura umunebwe. Ntabwo gukora Imana ari ubuhungiro bw'abananiwe ibintu byose. Imana irahamagara ikarobanura. Nkuko ibigo bikomeye byicara bikavuga ngo turashaka umukozi w'ibunaka, twamubonye akora muri iyi banke, twamubonye akora muri iki kigo, kuko tugiye kumuha position yarimo, bakarobanura bakazana. Niba abantu bafite ubwenge babikora, mutekereza ko Imana yitarobanura? Irarobanura, igafata abagore n'abagabo bari bafite ibindi barimo, ikabavuga ngo nimuze, muze mu nkorere. Ikarobanura, igashyira imihamagaro mu mitima y'abantu bari mu kazi, bameze nka ba Daniel, bameze nka ba Yosefu, ari abagavana, ari abakozi b'ahantu, igashyira imihamagaro mu mitima yabo. Haleluya. Gatumuha icyubahiro. Haleluya. Nimuze dusenge, Imana ivugane natwe muri ubu buryo. Elisa ntiyarakeneye kuba aho umwami wa Siriya apangira iby'intambara, ariko Elisa yarakeneye kuba mu nama z'Uwiteka, akabwirwa ibyavuzwe mu ibanga rikomeye, kuko kugira ngo igihugu gitere ikindi biba byakorewe mu ibanga rikomeye. Ariko umuntu uba mu nama z'Uwiteka ntazatungurwa.
haleluya, haleluya, haleluya. Umwanzi Satani n'ingabo ze bazamutegera aha. Uwiteka amubwira ati burya ahantu usanzwe uca wiba ariho uca, ca ahangaha. Uwiteka amubwira ati urwo rugendo rusubike. Yego ntacyo wari bube, ariko sishaka unakomerekaho gatoya, sishaka ko ndatinda mu bitaro. Oh haleluya. Inama z'Uwiteka twese ziradukinguriwe. Ikanga musozo. Amen. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko itandukaniro ryazanywe no gusenga. Twe kuguma kuri aka karongo kavango Eliya yari umuntu umeze nkatwe, hanyuma twe gusenga nkuko yasenze. Nimuze dushira ubute, dushira ubunebwe. Shaka Imana. Abanebwe bigushuka ngo bakubwire ngo ari kugiye wasengeye. Imana yarabyumvise. Yego yarabyumvise, ariko nkeneye kubibona byimanifesta, byambara umubiri nkabibona. Haleluya. Nzarekeraho gusengera icyo ndimo nsengera ari uko cyambaye umubiri nkakibona. Abanebwe bigushuka. Haleluya. Bigushuka ngo Imana yarumvise, niko ko yarumvise, ariko nibwo yumvise ntegereje kubibona byambara umubiri, ntegereje kubibona binsanga, ntegereje kubibona bikoreka. Haleluya. Nkabivaho nkajya ku kindi. Imana yacu tugire neza. Amen. Esteri yari kuba umugore usanzwe, yari kuba umwamikazi nk'abandi, wenda yari bumere nka Vashti, ariko itandukaniro igituma tumuvuga uyu munsi, twebwe ntabwo tuvuga ubwiza bwe gusa, nubwo yari mwiza, ariko abasoma Bibiliya murabizi neza ko ubwiza bwe butari bubuza abayuda gupfa. Mwasomye Bibiliya. Haleluya. Ubwiza bwe bwenda bwamuhaye kuba umugore w'umwami, ariko ubwiza bwe ntabwo bwari butume bene wabo badapfa. Gusenga kwazanye itandukaniro ku buzima bw'umwamikazi udashonje. Ariko abantu b'iki gihe ubundi dufite ikihe kibazo gituma tudasenga? N'ibibazo dufite mwebwe iwanyu nta biriyo? Iwanyu nta bibazo bihari? Mwaranyuzwe? Niba nta n'ibihari basibwira Imana uti Imana ndagushaka. Ko bavuga ngo uravuga kuriho kujya wiyereka abantu, nanjye ndashaka kukubona, ariko none n'ibibazo turabifite. Twagerageje mu bwenge no mu mbaraga ntibikemuke. Icyazanye itandukaniro mu buzima bwa Esteri, icyo tumuvugaho uyu munsi, ni uko yagize umwanya wo gusenga. Agasenga adashonje, agasenga atambaye ubusa, agasenga mu bifatika ntacyo yabuze, ariko agatindana n'Imana. Umwamikazi usenga, Imana igahinduranya amategeko. Utwo ndiko dutendo navugaga. Iyo umuntu yasenze, Imana inyuranye ibihe, aho amaboko yawe atari bubashe, aho ubwiza bwawe n'igihagararo cyawe bitari bukore, Imana igakora. Haleluya. Imana igahuza ibintu n'ibindi. Umwami abura ibitotsi, yibuka gusoma mu gitabo, arambura exactement kuri page ivuga kuri Moridekayi. Biriya ntabwo ari hazard, ni ibintu bikorwa iyo turimo dusenga, ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu bipfa kugwa gitunguro. Haleluya. Imana ihuza ibihe. Gusenga kwabo gutuma Imana ihuza ibihe. Uyu mugabo mubi washaka kuwamara Hamani, Imana ikiyaranja igahuza intambwe za Hamani no kurimbuka kwe. Nakora ibiyikubite ku birenge bya Esteri, umwami agaruka agira ngo agiye kumufata, none amurimbure burundu, umujinya waruje awurangirizeyo, ntarekeraho. Gusenga kwacu gutuma Imana ihuza ibihe. Yemwe bakobwa n'abahungu mwabuze ba fiance na ba fianceye, nimusenga Imana ihuza ibihe. Imana ishobora gucisha umuntu hano Karongi azanywe no guhura nawe gusa, akaza muri misiyo y'akazi mu rugendo tutazi, akaza ahangaha gato gusa. Gusenga k'umukobwa kwa muhamagaye, gusenga k'umusore kwa muhamagaye. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Gusenga kwawe kwatuma ikigo gishyashya kiba kreye muri Karongi. Haleluya. Kwatuma ikigo gishyashya gifungurwa muri Kigali kugira ngo ugire umwanya runaka wicaraho. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Gusenga kwawe kwatuma hari ibintu bitangira kugira ngo ubone buruse wigurangize, bikarangizanya nawe bigata bifungira kuri wowe. Cyama mukanya mbashite zima. Haleluya. Korneliyo mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 yari kuba fandi nk'abandi bose, yari kuba umukuru w'abasirikare nk'abandi bose, ariko gusenga kwe kwatumye abafandi babonanye na marayika. Uratekereza wafandi agiye ku rugamba yatsindwa? Uratekereza mu basirikare bahari n'umwe wapfa? Afandi uvugana na marayika.
marayika yamugezeyo ngo aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byageze imbere y'Imana nk'urwibutso. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Amen. Ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Reka nangirize kuri aka ngaka nshuti z'Imana. Niko kumwuka aradufasha. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8:26 haravuga ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu. Abaroma 8:26 uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Uko niko n'umwuka dufasha agira gute? Adufasha mu ntege nke zacu. Bafasha umuntu wicaye cyangwa n'umuntu nawe urimo gukora. Haleluya. Ndamutse nje kugufasha kubaka, waba urimo kubaka nanjye nkagufasha kubaka. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ibintu by'ubunebwe byo kuryama umuntu akavuga ngo umwuka azamusabira, ntago ari byo. Bibiliya yavuze ngo kuko umwuka adufasha. Umuntu afasha umuntu wicaye, afasha umuntu urimo gukora icyo kintu. Afasha umuntu urimo gukora icyo kintu. Haleluya. Ntabwo adukorera, araza adufashe. Hanyuma tunihira iminiho itavugwa ngo kuko azi uburyo dukwiriye gusenga, azi n'ibyo Imana yibwira, azi n'ibiri mu mutima wa data, ariko afasha abahagurutse gusenga. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe ko uyu muryango ukinguriwe abantu bose. Nshuti z'Imana nimuhaguruke dusenge. Nifuza ko iyi minsi 7 yazana itandukaniro mu buzima bwawe. Wakwitanga ukava mu bikurangaza, wakwitanga ukagabanya umwanya wo kuba kuri telefone, ugasigarana iz'akazi, iz'umuryango, izangombwa. Wakwitanga ukagabanya filime na social media, bya bindi byose turangariramo. Wakwitanga ukava mu mugoroba w'ikigare, umugoroba w'ikigare ukamara amasaha 2 uvuga ubusa, ukamara amasaha 3 umuvuga ku bantu, nyamara inama z'Uwiteka zigutegereje. Wakwitanga ukibuza ibyo kurya. Birasa nk'ibigenda bitagezweho, kwiyiriza birasa nk'ibitagezweho. Mu bwenge bwa kimuntu cyangwa bwa kiganga bashobora kugira ibyo bakubwira. Uretse ko ubushize nasomye bakavuga ibyiza bya jeune, uburyo bikura imyanda mu mubiri, kandi byanditswe n'abaganga bize. Ariko si icyo mvuga gusa, imyuka yacu ibe hejuru y'iyi mibiri tukabasha kumva ijwi ry'Imana. Sibwo Imana ivuga ibisanzwe ivuga, ariko parazite zo kurangara n'ikigari n'ibiki zigatuma utumva ijwi ry'Imana. Wagira ibyo wibuza, wakwima ibyo kurya, ukagira imbaraga, umwuka wawe ugategeka uyu mubiri, ukagira imbaraga zirekura ubusambanyi, ukagira imbaraga zicika ku migozi y'uburyo bwose biboshye ubuzima bwawe, ukagira imbaraga zo kubabarira abantu wari warananiwe kubabarira. Inyota y'Imana ikakugarukamo. Nagahinda kuba umuntu aba yarigeze kugira ibihe byo gusenga kongera akabivamo. Nta kindi kibigarura ni ugutangira nyine gusenga. Reka iminsi 7 dusigaje uyifate nk'iy'agaciro. Ndabizi n'ubundi wasenga uri wenyine, ariko impamvu tuba twasenze nk'itorero ni ukugira ngo duterane inkunga. Ubuzima bw'amasengesho si ibintu umuntu akora rimwe na rimwe akavuga ngo ngiye kugerageza Imana ukwezi, ngiye kwigerageza iminsi 3. Oya, ni ubuzima, ni lifestyle. Urasenga ukongera ugasenga, ukaruhukaho gatoya kugira ngo umubiri wawe umere neza, tusaza imburagihe, ntuwice nawe urawukeneye, ariko ukongera ukinjira mu bihe byo gusenga. Si ibyo kuvuga ngo nashatse Imana ukwezi ngo kurangira ntayibonye. Yari ikigukuramo bya bindi byose bikuzuye, yawongera ukigira imbere, wari kuyibona, wari kuyumva.
gusenga kandi ntabwo ari ruswa duha Imana. Hari igihe gusenga kwawe kudakora ku Mana gusa, ahubwo gukora kuri wowe, ugahindukira imbere y'Imana. Byari byarakunaniye ukabibasha, kandi nabyo birakenewe. Gusenga kwa guhindura izahabu, ugakuraho ibyondo by'ibyaha n'umwanda w'ubuzima, n'ibintu byose bitajyanye nawe ugereranyije n'imyaka umaze mu gakiza. Reka tubwire Imana ngo Mana, ndabyifuza, ngwiriza imbaraga muri iki gitondo. Wibuke ko gusenga k'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka, ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ubwo turimo tuvuga ibyo gusenga, nawe utunganye umutima wawe, aba ari uheraho ubwira Imana uti Imana, mbabarira, mbabarira, mbabarira. Uyibwiza ukuri, kuko itandukanye n'abantu. Twebwe turareba ibyo ku munwa, ariko yireba mu mutima. Uyibwire ngo nkiza, nkiza bya bindi abantu batazi, nkiza bya bindi nkora mu gicuku abantu batandeba, nkiza bwa buzima bwo kwirarira no kwirata, nkiza bwa buzima bwo gushaka kugaragara aho gushyira hejuru izina ryawe. Nkiza ibi binyuzuye, nkiza Mwami w'abami. Mubwize ukuri n'umunyembabazi, mubwire ngo nkiza yanjye so yananiye, mubwire ngo nyambike imbaraga zo gusenga, nyambigerageza bikanga. Umubwize ukuri. Data, tugarutse imbere yawe muri iki gicamunsi, ndagushimira kubaho kwawe kuri hagati yacu, ndagushimira kuri hano hantu, kandi witeguye kumva ikizamuka mu mutima w'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Umva gusenga kwe, kandi usubize gusenga kwe. Kiza wifuza gukira, kiza wifuza gucika kuri icyo cyaha n'iyo ngeso. Arabishaka ariko ntabibashe. Reka imbaraga zawe zigendagende muri iki gitondo, zimukoreho, zimusange, zuzure muri iyi sare, zisange n'abadukurikira hirya no hino n'abazadukurikira. Imbaraga zawe nizigendagende, zicagagura iyo ngoyi y'icyaha, azinukwe, azinukwe, atandukanywe n'icyo cyaha burundu. Imbaraga zawe nizigendagende, zicagagura uwo mugozi umwanzi Satani yamuziritse, zicagagura ubwo buretwa umwanzi Satani atwaje igitugu ubuzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakata uwo mugozi umwanzi Satani yamubohesheje, nucike, nutandukanywe n'ubuzima bwe. Nakurweyo, nabohoke, nabe mutaraga, nabe muzima. Ubugingo bwe nibusabane nawe, umwuka we nusabane nawe. Nacika kuri icyo cyaha, zo mbaraga zamwubararagaho, zituma adakora ibyo gukiranuka, zituma adasenga, uyu mwanya ndazomorora ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zimucikamira mu nzozi, ndazitandukanya n'ubuzima bwe. Uyu munsi ijuru nirimukingukire, arota inzozi zo mu ijuru mu izina rya Yesu. Kurota inzozi mbi nibishyirwaho iherezo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwoba bw'urupfu umwanzi Satani yujuje ubuzima bwe nibukurwa mu buzima bwe, nibukurwa mu bwenge bwe. Azarama, azabaho, azasaza yarakoze ibyo yagombaga gukora byose. Imbaraga zawe nizikore no ku mwuka we, zikore ku bugingo, zikore ku mubiri. Indwara zose zimuke muri uyu mubiri mu izina rya Yesu. Jambo ryawe rirambwira ngo niwe wari gukiranirwa kwacu kose, ukadukiza n'indwara zacu zose. Muri zose harimo n'izi zimuriho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ubuzima bwinjira mu mubiri we, reka amagara mazima yinjira mu mubiri we, reka ibyananiwe na siyanse bikoreke mu mbaraga z'ubumana mu izina ryawe Yesu. Urabishoboye Mwami w'abami, urabishoboye. Reka impano ye yasinziriye yake, yongera asabane nawe, yongera asabane nawe. Reka iki cyumweru kimubere icyumweru cyo kugwiza imbaraga, icyumweru cyo gushobora ibyari byaramunaniye, icyumweru cy'ubusinzi, icyumweru cyo kugwiza imbaraga z'ubumana, icyumweru cy'ubusabane hamwe nawe, icyumweru kimwegereza amasezerano ye, icyumweru gikurura ibyo wamubwiye, icyumweru cy'attractinga, kigiza bugufi amasezerano yawe ku buzima bwe, icyumweru cy'imbaraga, icyumweru cyo kugendana nawe, icyumweru cyo kwikomeza kuri wowe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Data.
data mpesheje umugisha ubu bwoko bwawe bahisemo neza baza kuba mu nzu yawe. Mwami ndasenze ngo bahabwe umugisha, ubuzima bwabo ni bureflect ubwiza bwawe, ubwiza bwawe ni bubagaragareho mu buryo bwose, mu buryo bwose. Bagira umugisha mu mago yabo, bagira umugisha mu mirimo y'amaboko, bagira umugisha mu rubyaro, ibyo bagerageza gukora byose bibabere byiza. Shyira umugisha mu biganza byabo, proje zabo zihabwe umugisha, iterambere ryabo ryihute, iry'umwuka n'iry'umubiri. Imiryango yari ikinzwe igihe kirekire nifungukira imbere yawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe nibubabeho, ubwiza bwawe nibuzana itandukaniro mu buzima bwabo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu, ngo uzadusumbisha amahanga. Gwiza umwete wo kukumvira mu mutima we, ibyari byaramunaniye nabishobore, kugira ngo umugisha wabikiye abakiranutsi uwo mugabane we. Urakoze data, mesheje umugisha abakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, abatuma ubutumwa bwiza bugera hirya no hino, abatuye mu mwanya wo kukuramya, umwanya wo gusenga, nibahabwe umugisha. Abazindutse bategura hano hantu kugira ngo twicare neza, nibahabwe umugisha. Bana bawe bateye intambwe baza mu nzu yawe, nibahabwe umugisha. Buri muntu wese warambuye ikiganza cye kugira ngo ye kuza mu nzu yawe imbokoboko, nahabwe umugisha. Utabonye icyo azana kandi yabyifuzaga, mugarukeho Mwami, umuhe umugisha, umuhe akazi, umukingurire imiryango, kandi umuhe ubwenge bw'imigenzereze. Nabona icyo gukora azagikore anoza. Urakoze Mwami, ngaho ugendana natwe. Mwami tuguhaye ni gahunda yo kumugoroba w'abashakanye, uyibanemo natwe. Turifuza kubaka ingo utuyemo. Suka imbaraga zawe n'amavuta yawe ku bakozi bawe bari buduhagarara imbere, ku bana bawe turi bane hari ahantu. Urakoze data, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Niba wifuza wa Yesu ubuzima bwawe mutaragirana isezerano, uze tuganire kuri izi ntebe z'imbere. Yesu abaho umugisha.